no kuba sexe ntago bigira imyaka. Kuba sexe ntago bigira imyaka. You want me okay to smack it? Murancha ungayita smacking. Let's say. Wow, I love that. Ibi boro byabaye ibirani biraza. Nyine wowe erekana like erekana ko uhari no matter what. Ntago utejwe ikibazo n'utwo dusore turi ku ruhande, just aka action kamwe wigende. That I get it, but ntago byashorwa n'umuntu na buri muntu wese. Ya ntago ari buri muntu wese ariko ubishoboye hari uburyo bwinshi utagenda uvuga bra bra bra, bamwe hano ho basohora n'imbunda bagashaka kurasana. Bafush. Hari uburyo wakwerekana ko bro yari headquarter udaciye mu bintu bi Jesus. Ibaze ngewe umugore yakwa approach inzowe Dumba. I can't even grab your balls. I don't give. Ngongo ki? Wowe uriya yakoga bagiving a head mu kabari. Oh yeah, no, not like that. None se what's it? Niki usigaranye? Bro. Usigaranye iki? Nago nafata icupa ryanjye ngo ngende ngo nkubita umugore ngo nkubita umukobwa. What would you do again? Oh wow. God damn. Ufite inshuti zanjye sibyo? I think I told this story. Twari hano Tawa. Noneho like hari muri Iveri was very cold. Hakunje cyane. Mita tete twinjira ahantu and then twari batatu akameza ka gatable kari abantu batatu and then nje nicaye hano and then bari bicaye begeranye ariko bo bari yari couple. Yari couple. Noneho amasaha yo kugenda aragera. Ageze urabona ko akunda akabari kaba kari ku muhanda ariko like hariho ikirahure like ubona ibintu birimo indani byose ubibona ibirimo indani. Ariko akabari karakinze saa 9 abantu bashize mu muji. Otawa hagati mari mu muji hagati you know amatara araka. Noneho ngewe ndavuga ati reka ngende ahantu twaparitse imodoka nyiza ni hano mwebwe muze mwinjire. Gusa would thinking avuga like aba bantu babone n'umwanya twanyweye twasinze twaryohewe uno babone n'umwanya wo kuba bari kumwe bombi ndabiza abantu basinze babashaka no gusomana. You know at the time ariko nyine burikura mu kinyabupfura. Yeah. Abaniga singiye ndagarutse. Akabari karakinze abantu basigaye bagakinze abantu bafungura ni barafungura bagasohoka iyo ufunze ntabwo kongera nta winjira no gusohoka gusa. Nta winjira no gusohoka gusa. So ndimo ndakonje. Ushaka kwinjira. Nshaka kwinjira kugira nibo bashobora kuza kumfungurira. Noneho mani kuri mu kiyo cyanuza umukobwa arimo arasoma kuri kakameza bari bicaye bagiye arimo arasoma umuhungu. Noneho ukuboko yagucishijemo hano hasi arimo arayifata yigira gutya. And then I was hano ndimo ndabareba mani. Ntabwo naba ngikonje. Ngahitamo manga. Bagahita bandeba gutya. And then I'm like, nigga, I'm freezing. I'm freezing. Mufungure. Erega bashyize aho ngaho nk'iminota 15 freezing batararangiza. Wow. Urumva uwo ni Eva rero. So Dumba. Wakundana n'umukobwa ukamukisinga like mu bantu. Yeah, definitely. Ibyo ni ibintu bya ibyo nabikora cyane. Njewe Dumba rega I'm crazy. Rega njewe I'm crazy ntabwo like nubwo nyine I have another lifestyle nyine I live that is not from social media. But I am also umuntu wo kuri social media also comes from me. I was before ntaratangira social media like nabaga mvanze ubuzima. Naravanze ubuzima. Nari ndi Dumba utuje
w'umusazi ariko nyine ukora ibindi bintu nshaka no kwigaragaza mu bantu naguma nshaka ako kantu ka tension kaba kari ku muntu ako kantu ka tension kaba kari kuri muntu rega ndi Dumba umusariga abantu bo umuntu wese wo mu public figure ako kantu kaba kari kuri the differences batinya kubyemera batinya kwemera ko afite ikintu cyo gushaka niba babyita ubwibone mu Kinyarwanda cyo gushaka kugaragara mu bantu yeah. Umuntu wese ubona afite imibare myinshi akagaruka kongera akagaragara cyangwa abo baririmbi bose ako kantu umuntu iyo effect umuntu abayifite cyane. So sasa rero njyewe ndangije kubona ndangije gutwika nkamenyera koza imbitinzemo naje kumenyera kuvangura ubuzima bya bindi byari mu buzima bwanjye byo gushaka kugaragara mbisiga kuri social media ubuzima bwanjye ndabutandukanye. Yeah, that's good. Today se ngo nzirutse mu gitondo nk'ubu ngubu ntakiri ku mbuga like ibintu bya social media nyine bigumayo mu buzima sinongera kubigarura mu buzima bwanjye. So rero ariko still there is nk'ibintu I can borrow from my craziness nk'icyo. I can borrow kissing my wife in front of people. I can borrow it from Dumba wo kuri social media. I can borrow navuga ati Dumba banza ugaruke hano genda usoma umugore wawe nkaza nkakurya iminwa abantu barimo barakureba. First of all abantu benshi baraza kuvuga ngo anyway ibyo Dumba yabikora n'ubundi nyine bahita nifashisha social media. Ariko ubundi like ntakabikoze tu. So nibyo ni ibintu byoroshye which is even very good ukuntu nyine umuntu aba yarapanze ubuzima bwe muri ubwo buryo tu. Wowe ndumva ariko nibyo bintu ubushaka cyane. Nje ntabwo nkunda urukundo nyine like ruraho ngaho rudafitemo like spicy love rudafitemo ubuzima. Yeah, nyine nkunda bya bintu bihora ari bishasha birankorera cyane. How about you? Ngira ngo niko umuntu wese abikunda. Of course nkunda ibintu biri spine mvundi ibintu yakavuye nkunda akavuye ndagakunda. Yeah, nkunda akavuye cyane katarimo disrespectful ariko nkunda akavuye. Nenoza like nk'abantu nkunda kenshi like nk'impamvu like yesterday I saw you nkabona nyine like uranshimishije ibintu ntarinzi kubera nabonaga nyine uri umuntu nyine ufite akavuyo muri makavuyo ubuzima bwawe buri makavuyo ntabwo you're not boring. Ikintu kiraho kiri boring kiba kiguma gicecetse n'iki ariko ubwo kuri boring nari mfite girlfriend nari mfite my friend afite ari bore and like atavuga guma cecetse. Shabura abantu batavuga babishyura urukundo mana yanjye. Uyu we rero ntabwo yabisha ntabwo ajyaga rubisha. Bamwe muri bo umukobwa yaguma gacecetse akaba ashobora nko kuza avuye nk'iwabo akansanga mu gitondo nko mu rugo kandi ari umusilamu akansanga mu gitondo nko mu rugo narangiza nkagenda agakomanga nkagenda kumufungurira nagera kumufungurira agafungura umuryango kwa kuni nyine ukuntu abasilamu babitandije urabibona namfungurira umuryango nyine agahita awufata agahita awusubiza ngitukiri ku muryango agahita atangira kunsoma akawegama aho ngaho akawegama w'umuryango agahita atangira kunsoma noneho agacishamo ukuboko agahita afata nyine ntuze ukuntu uri kubifiringa. Wow. akankurura gutya nkuko waba ufite umugozi akankora muri salo nyine muri salo kubera harimo space nini akanura muri salo acyambaye bya biboro yitanye agahita nyine ipanura y'idropinga byatari agatangira kuma head. Okay. Acyambaye za boro noneho reba nk'umumanseri arimo aratanga head. Yeah, ukuntu asa naho ari perfect ariko ibintu ari gukora biratandukanye. Ari perfect ariko arimo nyine arimo arakora ibintu by'uburaya nyine ku bundi rwego tu. Ubwo rero ntabwo turavugana
you haven't even said hi, you haven't even said anything. Harimo harabamo ayo masi. Nose hari hi iruta iyo ngiyo. Harimo amaxio menshi. Yeah, which is good. You know, so like ubwo rero nyine ewana murangiza ubwo nyine muva aho ngaho nyine iyo arangije head ubwo ngubwo ahita gufata nyine nanone akongera akagukura kwa kuri n'ihemi akagutwara mu gitanda akakudropping and then nawe wagatangira kubukuraho kamwe kuri kamwe avuga hi how are you umunsi wawe wagenze gute I missed you blah blah blah. No ubwo yarangiza akabanza akankubita iyo turu nyine akansiga ndyamye nongera kubyuka nyuma y'amasaha 2 hari icyayi ku meza avuye mu rugo. Nvuka mu nyuma y'amasaha 2 hari icyayi ku meza, hari ibiryo, hari ibintu, hari imiporezo. Yahinduye n'imyenda. Yahinduye n'imyenda ari yahinduye mu myenda ari muri mu kakabutura tu. Yinjiye ari umusiramu. Ariko hura na uri nko mu nshuti zawe aba yikeye hariya nta kinavuga. Yitandiye nta kinavuga aba yikeye hariya nta kinavuga n'amaso ye ntabwo yabona ko ari like arimo aravuga ba atuje tu. Urumva rero haba harimo abantu bamwe baba bameze gutyo na gutyo tu. Yeah, nabyo ni sawa. Still kubera ndi umuntu ariko like I adapted nyine guceceka ndi umuntu usigaye iceceka cyane but kera nyine I was kind of talkative too naravuga gukuntu. Yeah. So nabyo ndabikunda sinkunda kuba ndimo ndavuga n'umukobwa avuga. Like I want one of us kuba like too much umwe atavuga cyane. So njye ndi mu rukundo mba nshaka kuvuga nkureba. Yeah, definitely. Kuba umuntu iyo utamureba byinshi uramubesha cyangwa akakubesha. Ariko mprefera nkwicayeho just kavuga isura yanjye ni yanjye. Ibyo kwicanaho kandi? Oh. Yeah, birafasha. Kwicaraho it's alright. Kwicaraho nta bidanje. Kwicaraho sari bidanje. Ya birafasha mu nzu ya mwenyine mukazana. Ariko urukundo ruraryoha. Ya urukundo ruraryoha. Erega the thing is like abantu urukundo barushiramo umuco. Yeah, baruzanamo n'ibintu bya like byo kugura no kugurisha bagafate. Bagashiramo imico myinshi wagafata nguko se yaterese nyina akaba ari uko ashaka kubaho. Urukundo baruzanamo ibiboro byinshi kandi noneho hanze hari ibindi biboro abantu barimo barabona bashaka kwiyapurikaho kwera isi n'iterambere. Harimo iterambere ririmo riraba kwisi. Kandi ikindi okay hari ikintu ngiye abagore ku rundi ruhande. Abagore bamwe muri twe ntago dukunda like kugerageza new things. Umugabo akajya hariya akirebera turatu video. Aho kugira ngo agende abikorere n'umugore. Yaza akabikubwira ati mwizina rya Yesu suka nagatebo wosinye. Ejo azataha yabikoze. Nase Eva niziye postor utakora. Hanimwe ntakora. Hari iyo mbujijwe gukora. Postere zose wazikora. I guess. God. Ndakubujije. Eva postere zose wazikora. Ngiye nakora iyo umugabo wanjye wese iyo umugabo wanjye yifuza iyo yari yo yose. Ariko muramuzi. Yeah. He's my crush. Ari bye iki? Soma comment ndabizi muri comment abantu bagiye gutangira kukubwira ibintu. Ntago nyanzi. Soma comment uraza kumenya ukuntu biba byagenze ibyo nshobora kuba ndimo ndatekereza. Eva ko numva ndi kugukunda bya phone. Oh.
niba nta mafaranga niba nta hari mafaranga posteri wewe wibaza ko ari posteri reka mutera akandi ga story right mfite agakobwa nigeze kuba twari muri situationship ariko kinshinze byatari none akakobwa mani kajya kanyikira boro nyine byatari agakobwa na kari crazy hari ukuntu njya ntema ibiti nagiye gutema ibiti ukuntu natandukanye nako ndaza gukomeza najya gutema nako kari crazy najya gutema ibiti nangiye gutema mvuyeyo kagaza kashaka nyine every time kashaka ibintu nawe kashobora kuba ukata kuri ibintu noneho iyo nagendaga gutema ibiti kahitaga kagenda mu bandi bagabo ariko nyine twarabeshanya ko dukundana nese utema ibiti cyumweru cyose iminsi yose ahubwo ndagenda nkabayo okay noneho ndagaruka nsanga kankatiye ndagahamagara karaza noneho ariko kuri telefone karambwiye ati du ibintu byanjye nawe byarangiye ngira ngo karambeshe nambwira se byarangiye njyewe ntabwo ukoze iki n'iki waje wano ko buri sheri wanjye ubizi n'iki karavuga ati ngenda